Tutembelee Bwana, tutembelee. Nitembelee Bwana, nitembelee. Nitembelee Bwana, nitembelee. Nitembelee Bwana, nitembelee. Tugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere. Utugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere we. Tugenderere mana, tugenderere. Nitembelee Bwana, nitembelee. Nitembelee Bwana, nitembelee. Lili binayo okodombe neya kloba epariamas ka evolog emeni ambonde ya ketaikaya. Lelo kotandazila ye, le volobe da idrene meskanda ikotolobai. Nitembelee Bwana, nitembelee we. Nitembelee Bwana, nitembelee. Tugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere. Tugenderere mana, tugenderere. Muvandimwe, nyemerera ngusabe. Ndabizi warakijijwe, warabatijwe. Ndabizi wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Urasenga ku manywa na nijoro. Ujya mu bitaramo, ujya mu mikutano. Urabwiriza, uri umuvugabutumwa, uri umupasiteri, uri umubishop, uri umu apostle. Uri umudiyakoni cyangwa umudiyakonikazi. Uri umu ushers, protocol n'ibindi. Nyemerera ngusabe. Reka kubaho ubuzima budatunze Imana mu mutima. Reka kubaho ubuzima bw'idini. Reka kuba mu idini kugira ngo igihe uzarangiza urugendo rwawe rwo kwisi ngo uzabona abagushingura. Hari abantu bakizwa bakajya mu idini kugira ngo napfa bazamuririmbire bamuherekeze. Sinabona umuntu wapfuye wabuze abamuherekeza. Kandi uwo ntabazi ibyo ari byo. So, reka kuba mu idini kubera impamvu zo kwisunga itorero ngo rizagukorera imihango y'abakijijwe. Ibyo ntacyo bimaze. Ba mu itorero rya Kristo muri wowe. Ba mu buzima uri inshuti. Intimate friend, inshuti ya bugufi, inshuti magara y'Imana. Ba mu buzima ugira collaboration n'umwuka wera. Umwuka wera agira uruhare mu buzima bwawe. Husisha Roho Mtakatifu katika maisha yako. Nico ngusabira muvandimwe. Naje hano kugira ngo mbwirize itorero, mbwiriza abakijijwe, mbwiriza batarakizwa bave mu mihango yo kumva gusa bagomba kubaho ubuzima babwiwe. Baho ubuzima uhishurirwa Kristo muri wowe. Baho mu buzima uhishurirwa Imana ukamenya iyi Imana. Nibwo utazongera gutinya imibabaro y'isi, nibwo utazongera gutinya ibigeragezo, nibwo utazongera gutinya uzabaho mu buzima bukuryoheye kuko Imana izajya igusura nkuko yasuraga Adamu na Eva muri Edeni. Imana izaba muri wowe, izatura muri bo, izaba Imana yabo, izaba Imana yawe. Haleluya. Huyu ni Mungu wako. Ntabwo ari Imana yo kuvuga mu kanwa. Lo regera rama shari dekota ramaskaya tatila. Ntabwo ari Imana yo kuririmba. Ntabwo ari Imana yo gusirimbana gusa. Ntabwo ari Imana nk'umwambaro. Ni Imana nk'ubuzima. Ni Yesu nk'ubuzima. Ni Yesu guha ubuzima busha. Ni Yesu guha imibereho misha. Ni Yesu guheza amahirwe masha. Ni Yesu guha ubuzima bukangutse mu izina rya Yesu. Muvandimwe. Haleluya. Haleluya. Ndanezerewe cyane ahantu nicaye nagiye gusengera. Mpamaze umwanya utari muto. Muvandimwe nagusengeye.
nafashe umwanya wo gusengera itorero rya Kristo, nafashe umwanya wo gusengera ubwoko bwacu, nafashe umwanya wo gusengera isi muri rusange, nafashe uwo mwanya. Nawe ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, reka guhora mu bigeragezo. Umuti w'ibigeragezo n'umwe, ni Yesu. Nutunga Yesu mu buzima bwawe, nuba mu bwihisho bw'isumba byose, ugahora mu gicucu c'ishobora byose, ibigeragezo nta bizakuzaho. Izi ntambara urwana nazo umunsi ku munsi zizahagarara. Gira amahoro muvandimwe, Imana iguha umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu, amen.